Imana yirinze umuntu buri wese agira aho arindirwa. Fite uko yandinze naho yandindiye n'icyo ngomba kuhamara. Icyo nzamara si cyo uzamara, icyo uzamara si cyo nzamara. Nge ntago naba byose, ariko buri wese afite icyo agomba gukora. Byatumye Imana igusiga, niko yantumye ngo mbabwire. Ni ibintu bibiri. Yarambwiye ngo yaragusize kugira ngo ukizwe, ubundi yaragusize kugira ngo uyikorere. Mu mudugudu ntawe muhazi, wakeneye ikintu mu rusengero. Mu rusengero nta muntu mu byumva kimwe, wakeneye ibintu byose ni ukugira akantu, ni ukugira umuntu muziranye. Abashinzwe gukemura ibibazo ntago mwabikemura batabahaye akantu. Ubu se urupfu rwuzaruha iki? Urupfu uzaruha ngahe? Urupfu uzarukangisha, uzarwereka ikarita se y'icyo uri cyo, uzarwereka badge. Urupfu uzarwereka inote. Yesu ashimwe. Nitwa Mukeshimana Emerita, zwi ku izina rya M.Charlene. Ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanjye, aho tugiye kujya dukurikiranira ijambo ry'Imana n'ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye, n'impuguro zigenewe ibyiciro bitandukanye, ndetse n'ibindi bifasha ubugingo. Komeje kubasuhuza mwese abakurikiranye M.Charlene official. Turabashuhuje mu izina rya Yesu kandi tubifuriza umwaka mwiza, kugira ngo uzababere wo kwaguka no kunguka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Turasuhuza abo mu ntara zitandukanye zo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turasuhuza n'ibihugu by'abaturanyi, ibihugu by'ababanyi, mwese turabashuhuje uko mudukurikirana. Turasuhuza muri rusange Afrika yose, abo muri Afrika, aho muri mu bihugu bitandukanye uko mugenda mudukurikirana. Turasuhuza Amerika ya ruguru na Amerika y'epfo. Turasuhuza abo muri Europe, turasuhuza abo ku mugabane w'Uburayi. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Dukomeje kandi kubwira abantu bashinzwe umutekano, bafite akazi gakomeye, ndetse n'abaganga n'abarimu. Ibi ni ibihe turimo bikomeye, ariko Imana izajya ibana namwe mukomere. Turabubaha cyane abantu bashinzwe umutekano, abasirikare n'abapolisi, abaganga ndetse n'abarimu. Muri gukorera mu bihe bigoye kandi bikomeye, ntimucike intege rero. Ndabizi neza ko abantu bakora kandi bagakora neza. Imana izabibagororera kandi izajya batera inkunga, kuko mufasha ubuzima bwacu kugira ngo tumererwe neza. Hanyuma niko dukomeje n'ubundi turasubukuye muri bwa butumwa twe twabagejejeho ubushize. Twabagejejeho ubutumwa buvuga ngo mutunganye ibidatunganye. Menya icyatumye Imana igusiga. N'ubutumwa nahawe kuri ebyiri, twagiye tubivuganaho ndabibasobanura mu buryo burambuye. Nabuhawe kuri ebyiri, maze kubuhabwa nashatse kububaha mu byiciro bitatu kugira ngo turusheho kubwumva. Icyiciro cya mbere uko twaganiriye, twari turi kuvuga ngo buri wese niyibuke uburinzi Imana yashyize ku buzima bwe, kuko numara kwibuka Imana iri bukwishyuze neza. Ubu ngubu ndashaka kubabwira ngo ikintu cyatumye Imana ibasiga. Twarabivuze abo yasize, abo yarinze impanuka, abo yarinze gereza, abo yahaye kubaho, abo yubakiye abandi zarasenyutse, abo yahaye iminirivara abandi bazibuze, abo yahaye ubuzima abandi bamugaye, abadafunze kandi byari gukunda. Ibyago n'amakuba byinshi Imana yadutambukije, twari turi kubikurura. Ndi kubwira buri wese ngo nabyibuka iby'Imana yakoze, ariko aka kanya tugiye kuganira twumva ikintu cyatumye Imana idusiga. Kuki Imana yagusize uri mubi? Kuki Imana yakurinze uri mubi? Kuki Imana yakurinze utayikorera? Kuki yakurinze udasenga? Kubera iki yabikoze? Kuki Imana yakurinze utayubaha? Kuki yakurinze nta gaciro uyiha? Umuntu nka utazi mu rusengero ikakurinda, umuntu nka utajya no mu rugo. Ubundi hari abanavuga ngo ntibazasengera mu rusengero, ariko nibura bagasengera no mu rugo. Ariko ari mu rusengero ntahuzi, ari mu rugo ntahuzi. Umwaka urihirika n'undi ukihirika, ntuzi yakurinze, ntuzi gucungira umutekano. Kuki yakurinze uri mubi? Kuki yakurinze uri umunyabyaha? Kuki utabitekereza? Uyu munsi tugiye kureba impamvu
Imana yari yaturinze. Twarindiwe iki? Turongera n'ubundi dusubire hamwe twasomye ubushize urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo ibice byaho 5 umurongo wa mbere. Titre ivuga ngo Paulo ashinga Tito gutunganya ibyitorero ry'Ikirenti. Icyatumye ngusiga Ikirenti nukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nkuko nagutegetse. Uyu nguyu yari yasizwe. Buri wese burya Imana ifite aho yamusigiye. Uyu nguyu Paulo yari yamusize Ikirenti, arimo aramubwira ngo afate abakuru abashyire mu midugudu. Ubwo nabo yagombaga guha inshingano zo kuyobora umukumbi, bose ugende ubapanga. Nicyo yari yahawe kandi aramusiga, ariko yari ari Ikirenti. Buri wese afite aho asigwa, buri wese afite aho Imana yamusigiye. Yego, Imana yirinze umuntu, buri wese agira aho arindirwa. Fite uko yandinze naho yandindiye n'icyo ngomba kuhamara. Icyo nzamara si cyo uzamara, icyo uzamara si cyo nzamara. Nge ntago naba byose, ariko buri wese afite icyo agomba gukora. Ntugomba kubaho nk'umuntu utabona, ntugomba kubaho nk'utagira ubwenge, ntugomba kubaho nk'umuntu utari umuntu. Ugomba kubaho ukamenya impamvu yo kuba uriho ni iyihe, impamvu yo kubaho kwawe ni iyihe. Imana ikeneye ko nyikorere. Cyeka nkubwire, nimba utanazi icyo uzayikorera, nimba utaranakimenye, uyu mwaka utangire uri kubwira Imana ngo ukeneye ko nkora iki. Ese umugambi wawe kuri nge ni uwuhe, kugira ngo wicare mu mugambi w'Imana. Kuko uzarindirwa mu mugambi w'Imana, uzarindirwa mu murimo w'Imana. Niho izajya ikomeza kugira imbaraga zo kukurinda, nuko uzaba uri aho ishaka kuba. Kandi reka mbabwire, ntimukagire ngo Imana niyo itagira umubare. Hari abantu bazi ko Imana ari ikintu cy'ikibumbano kiri hariya, cyangwa ari ikintu kiraho. Imana itekereza kurusha uko dutekereza, ireba no kurusha uko tureba. Nubwo Imana itari ahantu nka hariya ngo igaragare mu buryo bw'umubiri, ariko burya Imana nayo igira imibare. Imana ni inyabwenge. Reka nkubwire, none se twebwe ko tumenya ibintu, ko tumenya kurinda ibintu by'agaciro. Ushobora gufata imodoka yagupfiriyeho ukayiparika aho ubonye se ukigendera, ntago wagenda. Kandi uzi yuko hari ibikoresho bishobora kwibwa ikangirika. Ushobora gufata iduka ryawe se ririmo amafaranga angana kuriya ukajugunya hariya ukigendera. Ntago byakunda, kuko uzi ko harimo ubutunzi bwawe uraharinda. Hari ibintu umuntu arinda, hari n'ibintu umuntu ajugunya hari akavuga ati wenda babyibe nanjye ntacyo bimariye. Ariko hari ibintu wemera ukavuga umuntu uti ndaguha 5,000 iri joro undarire kuri iki, biterwa n'icyo ari cyo. Hari n'uwo wayijana bitewe n'imari arinze. Ntago Imana rero ariyo yo kwirirwa irinda abadafite icyo bamaze cyangwa batazajya. Okay, ushobora kutagira icyo umara nonaha, ariko ejo ukazakimara, ariko si yo utakimaze. Ndashaka ngo tuganire muri iki cyigisho, tuganire impamvu urinzwe. Ariko reka twongere dusome irindi jambo ry'Imana ritwinjiza muri iyi message, mbibutse ko ari ubutumwa. Turebe urwandiko rw'Abaheburayo. Urwandiko rw'Abaheburayo Paulo yanditse, turebe ibice 2. Turebe ibice 2 umurongo wa mbere. Titiri ivuga ngo kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye. Kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye, ariko mbibutse ko hari na koroshye. Umurongo wa mbere, nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanywa tukabivamo. Mbese ubw'ijambo ryavuye mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira
bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Imana ifatanyije nabo guhamya, igahamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Amen. Sawa rero, nimba ibintu mureke mbabazi, ndashaka kubabwira ngo ngeze ku cyiciro cyo kubabwira ngo tugomba kumenya impamvu Imana idusiga. Dore ibintu bibiri byatumye Imana igusiga, niko yantumye ngo mbabwire. Ni ibintu bibiri. Yarambwiye ngo yaragusize kugira ngo ukizwe, ubundi yaragusize kugira ngo uyikorere. Gukizwa no gukorera Imana ni ibintu bibiri byonyine, kuko gukizwa harimo inyungu z'Imana nyinshi, kandi gukorera Imana nabyo harimo izindi nyungu zayo. Ni ibintu bibiri bituma Imana ishobora kohereza batayo y'abamarayika bakakurarira, bakaguhagararaho ntihagire icyubo. Kandi mureke mbabwire, ahantu hose hari igikorwa cy'umumaro hararindwa. Reka nkubwire, n'ishyamba muri iki gihe kubera impamvu runaka naryo risigaye ririndwa. Kandi reka nkubwire, uko barinda Nyabarongo ntago ariko barinda y'amazi yamaze gutegurwa, yagiyeho imiti hamwe hari ibigega by'amazi bigenda bigaburira abantu. Kubera iki? Nyabarongo ntiratunganywa, icyo kora amazi mazima yakuwe muri Nyabarongo. Ariko reka mbabwire, nta musirikare ndabona urinze amazi ya Nyabarongo. Nyabarongo naho yagenda hazaza indi. Ariko ariya mazi biriya bigega, haleluya, biriya bigega birimo amazi agaburira uturere dutandukanye, imirenge n'imidugudu, haba hari abarinzi, burya haba hari imbunda. Kuki baharinda se? Nuko ari amazi yamaze gutunganywa kandi afite icyo amariye abantu. Maze n'ibisheke n'abariya bashora amazi bahinze ibisheke bigira ubirarira, kuko bizavamo isukari. Barinda ibigega bya essence kuko bazashyira muri essence imodoka ikagira gute ikagenda. Ahantu hose hari igikorwa cy'igihugu gifite umumaro kirarindwa. Haleluya. Mureke mbabwire ikindi, nk'ubu abaturage, ndavuga iwacu mu Rwanda kuko ariho nzi, nk'ubu twebwe abanyarwanda turarinzwe. Niyo hagize uwibeshya nyine, mwabonye ukuntu bihita bigenda. Kubera iki? Turi umutungo w'igihugu. Haleluya. Ariko reka nkubwire, iyo umuntu bamufashe yanyweye urumogi, iyo bamufashe bamufashe yisha abantu, iyo bamufashe yibye, bajya kumufunga. Banamufunga kuko leta ari umubyeyi, bakamubarira amezi, kandi kumufunga babyita kumugorora. Yego rata, nukumugorora. Kumugorora gute? Kugira ngo agororoke ave mu bibi ajya mu byiza. Iyo bamufunguye y'amezi yo kumugorora, bamusubiza hanze ngo barebe ko atazongera kwiba. Iyo yongeye kwiba bamusubizayo. Ariko uko biri kose, nubwo ntabyo nzi tu, nkaba ntabizi, uko biri kose bagenda bamwongereraho imyaka bitewe no kongera amadosiye hehe yo gukora amabi. Umva nkubwira kandi kantu, burya iyo wakoze ikosa hari dosiye zawe burya ziba zihari. Ubikoranabuhanga ryaranaje, bashobora no gushyiramo amazina yawe na nimero y'irangamuntu yawe, bagahita bamenya amanyanga umaze gukora. Ariko reka mbabwire, uziba rimwe, wibe kabiri, wibe gatatu, bazagupangira tu. Uko biri kose bashobora kugukanira, bakagukatira indi myaka iruta iyo watangiriyeho. Kandi hari n'ikosa ushobora kuzakora ugakomeza kurikora ugakatirwa burundu. Yego. Hanyuma rero Imana niyo itagira imibare. Ese nukubera icyo bashobora kugufunga? Hari ibintu bibiri bishobora gutuma ujya muri gereza. Bashobora kugufunga kugira ngo utongera gukora ikosa wakoze, cyangwa bakanagufunga kugira ngo ujye kugororwa.
sibyo? Hanyuma Imana ntitukayifate nk'itagira ubwenge, ntitukayifate nk'ikibumba cyabumbwe n'abantu. Imana ni Imana iri hejuru y'abahanga, ni Imana iri hejuru y'abanyacyubahiro, ni Imana ifite ubwenge. Ntabwo ibintu abantu bakora ari byo byananira Imana. Burya rero natwe hari ukuntu itugororamo, ikatugorora ikabizanya agapfukamunwa, ikatugorora, ikabishyizemo metero mu rusengero, ikatugorora, tukaririmba twambaye agapfukamunwa, ikatugorora, tugakora umurongo wo kwinjira mu rusengero kandi imbere twarinjira uko dushaka. Burya ibiri kutugorora, ikavuga iti abacuruzi ntago muzajya mucuruza buri munsi kubera corona. Burya ibiri kutugorora, ahubwo abacuruzi muzajya mujya ibihe. Uzi kugira ngo ujye ujya ibihe n'umuntu gucuruza kandi ufite imari, vuga ngo amina, vuga ngo ibiri kutugorora. Haleluya. Iratugorora nyamara aka gapfukamunwa uretse ibizuba rizi, iri kutugorora. Imana rero ntabwo itugorora nk'abantu, kuko intwaro z'Imana ntizigaragara. Burya ibiri kutugorora ntabwo iri kuduhana, igihe cyo kuduhana ntabwo kiragera, ariko mbifurije gukizwa. Iratugorora. Ugasanga ibishanga byarengewe, burya ibiri kutugorora, kuko tujya twiyemera tukibona, tukishyira hejuru imbere y'Imana. Umuntu akicara ati nge fite imirimo 8 y'umuceri, akagereka akaguru ku kandi ukagira ngo niwe Mana. Imana ikaza ikayirengeza, ikamubwira iti ceceka ninge Mana. Yego, ikatugorora, ugasanga amazu yarengewe. Burya ntabwo iri kuduhana, ibiri kutugorora. Ndayishimye ko itugorora, kandi impamvu itugorora ni uko idukunda. Ni ukuri ziriya gereza, nubwo gereza ibabaza ariko ni nziza. Bazazifunze so ukareba ukuntu dupfa nabi. Gereza ifunzwe gereza bayifunze bati dukuyeho, nta nubwo babikora. Ipingu rikavaho ntibyashoboka. Ibirara byaba byinshi, abicanyi bagwira. Buriya bari abantu babitse hariya, uwabafungurira rimwe ndabizi ko dushobora gupfira rimwe twese, ariko baba babajyanye bakababika ahantu babagorora. Natwe Imana iratugoroye, isengera irazikinga. Burya iri kutugorora, iratugorora abavuga butumwa, irabagorora abahanuzi, iratugorora abayobozi. Yaratugoroye. Ariko se mwaragororotsera? Ngewe numva nababwira ngo nimureke tugororoke kugira ngo Imana ibone ko twagororotse, idukure no muri mu cyorezo nyine, idukureho agapfukamunwa n'ibindi, itugorore. Imana ni kugorora, ujye ugororoka rero. Kimwe nuko iyo umuntu bamufunze akagororoka ntasubirayo. Ariko buryo ushobora gusanga hari abantu bamaze gufunga inshuro 10, hari n'abafunzwe inshuro nka 7 bitewe nuko banze kugororoka. Kandi burya umuntu uhora muri gereza, amahirwe ye yo kuyigumamo ni make. Hari igihe ushobora kuzajya uhora ubikora ngo baramfunga, ndabikora bamfunge. Hari igihe uzabikora ucakirane n'urupfu, ahubwo ntucakirane na gereza. Imana rero irimo iratugorora. Ni iyihe mpamvu Imana yadusize kubera ibintu bibiri? Yadusigiye kuyikorera no gukizwa. Ni ibintu bibiri byonyine. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese nimba ibintu byatumwe, nimba Imana yaratumye abamarayika, hanyuma abantu bakabasuzugura ikabahana, hanyuma ngo ubwo yitumiye Kirisitura umwana wayo w'imfura, hanyuma noneho ibyo Yesu yavuze ngo tukabihamishwa n'ibitangaza n'ibimenyetso, ngo ndetse hakaba hariho n'abahamya bw'ibyabaye, ngo Imana nibageraho bizagenda gute? Ndashaka kubabwira ngo itarababariye abakera si twebwe izababarira. Mureke mbabwire, hari umugabo witwaga Mose. Nongere mbibutse ko Mose apfa ntago yashyinguwe. Mose apfa ntago yashyinguwe, n'Imana yamwishyinguriye. Iyo nibutse ukuntu Mose Abisiraheli bamuruhije, bakamutera kwitotomba, bakamutera gukubita kabiri ku rutare Imana yavuze rimwe,
Mana we bigatuma Imana imukebuka itireba igihugu ariko ntago uzakijyamo. Imana ikamwiyicira ikamushyingura. Ari Mose utarasambanye, ari Mose utari umugambanyi, Mose utaragiraga umunwa muremure nk'uwacu, Mose wari inyangamugayo ari ifura, Mose utaragiraga inda nini, Mose wakundaga ubwoko bw'Imana. Imana ikamushyingura imuhoye gukubita kabiri. Mureke mbabwire, ubwo itababariye Mose nitugeraho bizagenda gute? Nge mba numva nababwira ngo ubundi iyo witegereje Imana ko birirwa bavuga ngo Imana igira imbabazi ntigira amahane. Numvise hari n'abantu ngo baje kubahumuriza ngo ntacyo muzaba, ukagira ngo babitse inkoni za kubita Imana ikareka gusohoza ibyo yavuze. Ndashaka kubabaza ngo itarababariye abakera ni twebwe izareka? Abakera bicaranaga n'Imana bakayibona. Abakera babonye ibitangaza n'ibimenyetso, ureke twebwe tubirebera mu nzozi. Abakera babibonye, ureke twe tubisoma. Barabibonye, reka twebwe tubyumva. Umuntu ajya muri Isiraheli kureba ibisigazwa by'ibimenyetso by'ibyabaye, akaza yaciye ibintu ngo avuye muri Isiraheli. Ibaze noneho abibereye muri Isiraheli bicaranye na Yesu bakirebera imva ya Yesu. Itarababariye abakera ni twebwe izafungiraho amaferi. Kuki mudatinya Imana? Bene Kora yabakoreye ibiki? Bene Kora ngo yasamuye ubutaka burabamira. Iravuga irabishyingurira nabo. Nta muntu uzahana intumbi zabo ziri magingo naya. Mukaroti ngo imubwira ngo guhunga, ariko ngo yibuka ibyo yasize inyuma. Harangije ngo arakebuka ahinduka inkingi y'umunyu. Itarababariye abakera niko ndashaka kubwira abantu bajya batoteza abantu b'Imana. Iyo ubona Farawo Imana imukorera biriya bintu ikamureka agakurikira Abisiraheli, yagera mu nyanja Imana igahamagara amazi y'uburyo n'ibumoso akarengerwa n'amagare yose. Kuki bitaguha isomo? Urabona uzakurikira abantu b'Imana hanyuma Imana ikaviramo aho, naho tutagusengera, naho tutakumurikira Imana, ubwayo Imana igihorera abantu bayo. Itararetse abakera. Urebuka Abisiraheli bajyaga bagomera Imana, hanyuma Imana ikabateza ababisha babo bakabica bakabamara. Uzi ibintu byabereye kuri Ayi? Uzi ibintu byabereye i Yeriko? Ndashaka kubwira abantu babeshya, kuki utigira kuri Akani n'umugore we ukuntu babeshye ako kanya bagapfa bakajyana intumbi zabo kubashyingura? Ariko mwemwirirwa mubeshya uko mubyumva. Umuntu uramuhamagara uturihe, uti ndaryamye kandi uri mu muhanda. Ukamuhamagara tuse waba uri hafi aha ngo tubonane, ati ndi mu ntara kandi ari i Kigali mu mujima. Uzi ko mubeshya nkaho bababwiye ko abantu bazabeshya cyane mu mwaka bazabahemba. Umuntu akabeshya n'ibintu bitari bumugireho ingaruka, nubwo no kubeshya ibikugiraho ingaruka nabyo bitemewe. Kuki tutigira kubatubanjirije? Nimba ibintu byavuzwe n'abamarayika babisuzuguriye barahanywe, hanyuma ibyavuzwe na Kristo umwana w'Imana akabyivugira, abazabirengaho ni twebwe izareka? Imana yagusigiye ibintu bibiri. Icya mbere yagusize kugira ngo ukizwe, icya kabiri yaragusize kugira ngo uyikorere. Hanyuma ku Imana yakoze inshingano zayo twabirebye, wowe uhagaze mu nshingano zawe. Ndakubaza wowe uri mu rusengero, nkubaze n'umwanya Imana yagushyizemo, aho yagushyize niho ukiri. Nzasoza mbabwira yuko Imana idafite uburinzi bwo gupfusha ubusa. Urabona leta yafata imbunda, igafata ibifaru, igashyiramo amasaso mu mbunda, igatoza igisirikare, ikabatangaho imbaraga zingana kuriya, bakajya kurinda ibintu bitagira umumaro, barinda ibintu bifite umumaro. Kandi reka nkubwire, hari aharindishwa inkoni, hari aharindishwa imbunda, hari aharindishwa ijisho, bararinda bitewe n'ikiri aho hantu.
kuko ikintu urindisha amaso yonyine uba ufite gahunda uvuga uti wenda bakijyanye tuzagura ni ibintu bidafite agaciro, ariko ujye utinya ikintu barinda hariho n'imbunda, ni uko kizavamo umusaruro. Ndashaka mbabaze nimba mwarahagaze mu nshingano zanyu. Imana ifite impamvu yakurinze. Imana yarakurinze kugira ngo ukizwe. Kandi hari ibanga utazi, nimba Imana yarakurinze kugira ngo ukizwe, ubwo iravuze ngo ukizwe. Nimba Imana yarakurinze kugira ngo yikorere, ubwo iravuze ngo yikorere. Nta kindi. Tuzabireba nimudahagarara mu nshingano Imana yabahaye guhagararamo. Uzareba ibizakubaho, nabyo ni ibintu bibiri, nabyo nzabivuga. Imana yarakurinze kugira ngo yikorere. Abantu benshi mwaretse umurimo w'Imana. Abantu benshi mwaretse gukorera Imana. Ubu muri iki gihe abantu bose barimo kwishakira n'agafaranga. Kandi mureba ahantu tugeze ukuntu ari habi, ubu nta bantu bagikorera umugisha. Reka da, umugisha utarimo inote ntago mukiwukunda. Umugisha si igifu kiragusya. Uba akantu kose ushaka gukorana n'umuntu, urampa akantu se mabuja, akantu. Ariko reka nkubaze, umunsi uzagera mu gihe ukeneye ko umugisha w'Imana ukora, wowe Imana izakwibukira kuki? Wirirwa waka akantu. Kugeza ubwo n'abavuga butumwa muri iyi minsi ushaka kumutumira kuri cano runaka, urampa ngahe? Yanda nini yanyu mwayizanye no ku macano, inda nini mwayishyize ku nsengero, Imana irazikinga, none muje no kuduteza umuraba hano kuri YouTube cano. Kuki mutagira ishyaka ryo gukorera Imana? Kuki mudakorera umugisha? Ubu umwana w'imfubyi arakubwira ati ngwino uzambere MC, hatuzampa ngahe? Ibaze vrema, ese uri kwaka amafaranga ubona yinjiza ngahe? Iyo mubona ufata umwana w'imfubyi uri gusenga ati nzakoraho urukweto nzambara mu bukwe, ukamubwira ngo aguha amafaranga, buriya ko kukoreye umugisha ukazaba MC mu bukwe bwe ukaba umufashamo, ese ubundi bababwiye ko umugisha utari umugisha? Burya umugisha urakorerwa kandi umugisha ni mwiza. Ese ubwo mwishyuje Imana namwe ikabishyuza da? Ese ubwo wishyuje ukazageraho nawe ukenera ko bakugirira neza ntayo ufitera? Wagiye ukorera n'umugisha ariko mujye mukorera n'umugisha. Ubuze ukuntu najyaga mbaho, ntangira kuza hano gutanga ibiganiro kuri ku macana atandukanye, abantu barampuguraga bakagira ngo sinuzuye. Ariko mama Charlene, dore bari abantu bafite amacano birirwa bagucuruza, baragucuruza, babaha amafaranga, babaha amadolari. Iyo bancuruje se, abantu se bancuruje bakunguka, hari icyo bintwaye? Ikibi nuko bampomberaho. Ikibi nuko bahomba. Ese baguha ngahe ikiganiro nangahe? Ibaze vrema, ese ni ngombwa nangahe? Nagira ngo mbabwire ngo gukorera Imana ni kimwe mu bintu byatuma Imana ikurinda. Uti none se ko ntayikorera ikaba yarandinze? Sawa. Ubwo uzi ko uri umunyamibare, ntuyirusha imibare. Inahasi igihe uzahavira urakizi? Ese iminsi yaguhaye yo kurindwa yo waba uyizi? Erega Imana burya reka nkubwire, burya nubwo itabitubwira, burya ibifite iminsi ntarengwa. Burya reka nkubwire, Imana ifite iminsi ntarengwa ku mwana w'umuntu, ntayo namenya iyo ariko irayiza ariko irayigira. Reka nkubwire, buriya ifite umunsi ntarengwa ku byaha byawe, ifite umunsi ntarengwa ku bujura ukora, ifite umunsi ntarengwa ku busambanyi bwawe, ifite umunsi ntarengwa ku mazimwe yawe, ifite umunsi ntarengwa ku bugambanyi bwawe. Icyaha cyose ukora hari umunsi n'umwaka n'itariki, nubwo ntabizi ariko imbere yayo birahari, ntabwo izakomeza kukureka iteka. Uti ko ntakijijwe se nabaye iki? Sawa,
si icyo se mbakundira ngo wabaye iki se wavuye mu isi bikurindiriye urabizi. Imana yaduhishe ibanga rikomeye. Wivuga ngo wabaye iki, ntuzagire n'icyuba, nta nubwo ari ngombwa kugira icyuba. Uzagira icyuba se kugira ngo ukizwe, cyangwa uzagira icyuba kugira ngo uhinduke? Ahubwo utaragira icyuba, gira ingamba ufata, uve mu bibi, wihane, ukorere Imana. Imana yakurindiye kugira ngo ugire gute, ukore. Nicyo twari tugezeho. Imana yarakurinze kugira ngo ukore. Reka mbabwire, no mu gihugu cyacu iyo umuntu ari umuhanga bakabona muri we harimo ubwenge bwinshi, bamuha burusi yo kugira ngo akomereze amashuri ahandi hantu bazamuha ubumenyi buruta ubwo asize iwabo. Bakamutangira ay'indege, bakamutangira minerivare, bakakurikirana ubuzima bwe. Kubera iki? Hari ubwenge buzagirira umumaro igihugu. Wigeze ubona bafata baswa se? Hari umuswa mwigeze mubona baha burusi? Hari amanota bafatiraho. Waba uri umuswa se bakakujyana hehe? Umva nkubwira ikindi kintu. Muri iki gihugu dufite abantu bakomeye bagaciro bashobora kuba bagize igihugu, ku buryo igihugu kibabuze hari ibyagabanuka. Bene nk'abo rero nta nubwo ashobora kuryama adafite umucungi umutekano. Bene nk'uwo ariko sha reka mbabwire, haleluya, iyo aryamye abafite imbunda zimurarira, abafite abantu bamurarira, araryama akizigura. Abaryamanye ubushobozi bwe, abaryamanye cyamari igihugu. Ariko uzarebe hari n'abandi batanahana daso cyangwa ntuza n'inkera gutabara ngo inahagarare ku muryango we, kuko ni ibisanzwe. Reka nkubwire, bene nk'uwo kandi abafite umuganga umukurikirana, kugira ngo akurikirane ubuzima bwe, akomeze abeho, agire icyo amarira igihugu. Ugira ngo se ubwishingizi dufite ni bumwe? Hari abafite mituwere, hari abafite rama, hari abafite buri wese afite ubwe bitewe n'impamvu. N'Imana rero ntabwo ifite uburinzi bwo gupfusha ubusa. Ntabwo Imana izakurindira kugira ngo ukomeze wibe, ntabwo izakurinda kugira ngo ukomeze ube esikrobandi, ntabwo Imana izakurinda kugira ngo ukomeze utere abakobwa b'abandi inda, ntabwo Imana izakurinda kugira ngo ukomeze uyogoze itorero, ntabwo Imana izakurinda kugira ngo ukomeze wescroke, ntabwo Imana izakurinda kugira ngo ukomeze ugusha abagabo b'abandi, ntabwo Imana izakurinda kugira ngo ukomeze ube ikibombo b'ikisasu, umugabo ukugezeho uhita umurangiza, umusore ukugezeho umuhirike, ubugingo bw'abagabo n'abagore ubumare. Reka nkubwire, ubugingo bw'abasore n'inkumi ubwice. Hari umunsi ntarengwa urupfu ruzaguhagarara hejuru kandi nta kizakurengera. Ugira amayeri yo gutereta ariko ntuzatereta urupfu. Uzabaze, uzatereta abakobwa ubabeshya amamodoka utagira, ubabeshya inoti udatunze, ubashuka ubabeshye kuzabashaka, umubwiye uti nzakugira wa kabiri, abe biro ya kabiri, umushuka umwegerane, umwicira ubugingo. Ariko urupfu ndakurahiye, nubwo uri umudanje nta mukobwa ugucika, urupfu ntuzarutereta, ruzagutwara. Uzi kwesikoroka ugatwara amafaranga y'abandi uri umukirisitu, ubugegera n'ububandura buzi, uri uwa mbere, ufite ikarite na jire byo guhemuka kabisa, urabigendana. Ariko nje kukubwira ngo hari ibintu utazatereta. Urupfu ntuzarutereta, urupfu ntuzarwesikoroka, urupfu ibaze iryo zina ariko hari undi uryitwa se, ni urupfu nyine. Ngenje kukubwira ngo nukizwe kandi ukorera Imana. Mufite ukuntu muteka imitwe inahamuka haba, ariko urupfu ntiwarutekera imitwe. Warubwira se ngo uzagaruke ejo? Ntago warubwira ngo mbabarira mu myaka 2. Umva reka mbabwire, muzi gutanga ruswa, muzi kuzitanga mu ruswa mu nsengero, ruswa hehe, ruswa. Hari ibintu merutse kujyamo ntavuze se koko ubu umuntu kugira ngo abone serivisi runaka koko no mwitorero
nimba ufite ikibazo runaka muraziranye uw'akarere muraziranye harya n'uturere bakuyeho ntabyo nibuka uw'akarere muraziranye wakenera ikintu mu mudugudu ntawe muhazi wakenera ikintu mu rusengero nta muntu mu byumva kimwe wakenera ibintu byose ni ukugira akantu ni ukugira umuntu muziranye abashinzwe gukemura ibibazo ntago mwabikemura batabahaye akantu ubu se urupfu rw'uzaruhiki urupfu uzaruhangahe urupfu uzarukangisha uzarwereka ikarita se y'icyo uri cyo uzarwereka baje urupfu uzarwereka inote uzarwereka ipfupfu se uzarwereka diplome uzarwereka icyubahiro ruzakujyana ntago uzanegosiya narwo Imana irashaka kuyikorera kandi irashaka kukizwa ndashaka kubwira abavuye mu mihamagaro myinshi kandi itandukanye ndakubwiye ngo subira mu muhamagaro inyungu Imana ikubanamo nizo mu muhamagaro inyungu Imana ikubanamo nizo mu gakiza nizo gukizwa reka nkubwire umuntu ukijijwe neza ni inyungu nyinshi ku Mana kandi umuntu ukorera Imana ni inyungu ku Mana mureke mbabwire nk'ubu ngewe mama Charlene reka nkubwire ngenda nidegembya kubera ndabizi naho ikamyo y'umunyu yanca hejuru yabadirika yakomereka ngewe nkakomera kubera iki ndinzwe n'Imana kubera icyo nyimariye rero ngomba kukigundira nkakifata nkagikomeza ntago irindi zina ryanjye ntirinda amaguru yanjye ntirinda umutwe wanjye nta rugingo rwanjye irinda ibintu byayo biri muri nge kandi ndi gukoresha ubu rero ndemutse fashe Bibiliya nkayibika Imana yambika ahantu kuko ntacyo naba nyimariye impamvu rero ngomba kuba mu nyungu z'Imana ikagihora yunguka hanyuma nanjye nkunguka nudakomeza kugira icyo marira Imana ndaje ndakubwiye ibintu bibiri bikurindiriye Imana yambwiye ntago ngewe wankanga ntiwantera ubwoba ndakurahiye gutese ntago wanshobora nge ndi gukorera Imana se wambasha ntago bishoboka nanjye niyo mpamvu nzajya mbwiriza ijoro n'amanywa mwankubita mwamvuga mwampondagura mwampondesha amagambo mwampondesha ya mahembe mujya mwohereza mwampondesha nyabingi icyo uzampondesha cyose iyi ntebe sinzayihagurukaho yo kuvuga ubutumwa bwiza kuko nzi neza haleluya ubutumwa bwiza ni umusego nisegura nkaryama ngasinzira no mu bibazo ubutumwa bwiza ni couvre niyorosa ubundi ngashyuha nkagubwa neza ubutumwa bwiza ni umwambaro nambara ubundi nkaberwa ubutumwa bwiza na silase y'ubuzima bwanjye ubutumwa bwiza ni haleluya ubutumwa bwiza reka nkubwire ni ikarita ngendana nyereka abazimu b'impanuka nkayereka abarozi nkayereka ababisha nkayereka abagambanyi n'abagome ubutumwa bwiza nta yindi turufundisha kugira ngo mbe ngihumeka nawe rero nawe hari umurimo ukorera Imana ndashaka kubwira abataye umurimo ndashaka kubwira ababivuyemo ndashaka kubwira abazimye ndashaka kubwira abari gukora nabi ndashaka kubwira abataye inshingano nje kukubwira ngo ansirase y'ubuzima warayitaye kandi iyo umuntu adafite ansirase ahomba byinshi hari ikinyabiziga se wari wabona gipfa kugenda gusa ariko ubwishingizi twebwe dufite norogino twebwe turindishwa ingabo zitagaragara kandi tukarwanirirwa n'Imana ituye ahirengeho mu ijuru n'intwaro zikoreshwa kuri twe ntago ari nk'iz'abantu n'Imana iri ku rugamba nta saso rivuga tuyihaye icyubahiro nawe aho wicaye umfashe tuyihe icyubahiro aho uri hose tuyihe icyubahiro nishimwe Imana yarakurinze ngo nuyikorere reba nimba uri mu muhamagaro wawe reba nimba uri mu murimo w'Imana kandi ndashaka kwibutsa abantu ntago gukorera Imana ari ukubwiriza gusa ntago gukorera Imana ari ukuba pasiteri gukorera Imana si ukuririmba gukorera Imana si ukuba umunyamasengesho hari imirimo myinshi Imana irindira abantu kugira ngo bakore reka nguhe urugero ndashaka kuguha urugero uzi ko n'umusirikare
iyo abaye umusirikare neza uko Imana ibishaka aba ari mu murimo wayo. Icyo ni ukuri. Uzi ko umucamanza uba mu kazi ke neza aba ari mu gukorera Imana. Uzi ko umupolisi uri mu kazi ke neza aba akorera Imana. Uzi ko umuganga uvura neza uko Imana ibishaka aba ari kuyikorera. Umuntu wese mu mwanya arimo akabikora neza, Imana iramwemera, kandi burya byatuma imyaka yiyongera. Hari serivisi njyaho zitandukanye cyane muri uyu mwaka, najya ahantu hatandukanye. Hari aho ugera bakagufata nabi, kavuga inifite ubushobozi uyu muntu ntiyaba akicaye kuri iyi ntebe. Kubera iki? Hari abantu b'inyangamugayo niboneye Mana, bazi gukora akazi kabo, bagakora akazi kabo neza ku buryo utabona nayo ubahemba. Ariko hari undi ukora akazi ukamusanga muri serivisi runaka ukavuga ngo nk'uyu bamwicaje hano ngo amara iki. Umuntu wese naho yaba ari umukozi wa leta agakora neza mu kuri nta manyanga ashyizeho, ni ukuri ibyo bintu Imana yabiguhera n'umugisha. Kuko ntimugire ngo rega ntago turinzwe na Bibiliya yonyine. Bibiliya iturinda mu buryo bw'umwuka, ariko no mu buryo bw'umubiri turindwa na serivisi zitandukanye duhabwa n'abantu beza. Njya mbabona burya ndabacunga. Mukadusuzugura. Hari ahantu njya ngera havuga ni nuko ndi pasiteri, mba mpamagaye iyi nimero iri hano ku muryango. Cyangwa nkandika urupapuro ngashyira muri ka gasanduku ko kugira ngo utange ibitekerezo. Ariko ni muhumure, abantu bakora nabi bajye babirukana, bazana bakora neza bajye babirukana. Maze bakwirukana ku kazi waragakoze nabi, ukajya kwirirwa gutera Imana agahinda ngo uragajya kanyarira, ngo urajya kizabonwa, ngo urajya mu rupfu. Wenda uzajye muri banguka ngo utabare, wenda uzasengere mu Kivu, wenda uzasengere muri Nyungwe. Imana niguha akazi ujye ugakora neza, bakureba batanakureba. Nutagakora bazakwirukane bagaha abandi. Barahari abashomeri kandi bayubaha. Yego, narindi kubabwira ngo abakozi b'Imana saba mu nsengero gusa. Ahuru ujye ukorera Imana, ujye ukora akazi kawe neza. Iyo umuntu akora inshingano ze neza aba arimo gukorera Imana. Yego, mube mu nshingano zanyu neza. Mwebwe muduha serivisi. Ninza ntujye kunyicisha arango nirwe nicaye. Uzi kugira ngo winjire muri biro ahantu umuntu yicare muri biro ajye kuri WhatsApp wasutwa ayigeho ujye ubona shari no kwisetsa wumiye ku muryango. Kandi mu nshingano afite nawe urimo, yigire kurangara, yigire kuri WhatsApp, ubundi akwanika inyuma y'urugi. Sinababonye se nimwagiye mubinkora, nago mbavuze muzagwa handa babacunga barahari. Ntago ari byo. Umuntu wese uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Narindi gusobanura ko abakozi b'Imana saba mu nsengero gusa n'abakorera Imana gusa mu buryo bwo mu nsengero, n'abandi batanga serivisi nyinshi zitandukanye. Namwe muri abakozi b'Imana uzi kujya kwa muganga urwaye ubabaye, umuganga akakubwira icara hariya agushihura. Ubwo se washihura umurwayi kandi afite nibimushihura mu mubiri, ubwo urumva utamwongerera uburwayi akahava yarembye ahubwo. Hari abakobwa rero bafite za biro bicayemo ahantu ntavuze. Mana yo mu ijuru we, arakata akakurebera mu iherena cyangwa akakurebera muri kwafiye. Yewe data we, mbega abakobwa Imana izabaha agakiza. Buri wese yige gukora neza, wige gukora neza, nanjye nige gukora neza. Umuntu wese ukugana ajya kuruhukiraho ntakakuruhireho. Ikindi shaka gusorezaho, Imana yaturindiye. Imana yaturindiye gukizwa. Ndashaka kubwira batarakizwa. Burya ibintu Imana yagombaga gukora kugira ngo ukizwe, wari uzi ko yabirangije? Narindimo kubabwira abantu mutarakizwa. Burya iby'Imana yagombaga gukora yarabikoze. Ibintu Imana yagombaga gukora kuri mwe yarabikoze. Imana yakurinze ujya gusambana.
Imana ikubikira ibanga ko wateye umugore w'abandi inda, yakubikiye ibanga ko abana ufite ataraba uwo mugabo wawe. Imana ikubikira ibanga ko waciye inyuma umugabo ukajya gusambana, yakubikiye ibanga kuri ya mwana atari uwawe, na n'iyi saha ibyawe nta muntu urabimenya. Imana yagiye ikubikira ibanga. Abo wibye ntago bamenyekanye, abo wishe ntago bamenyekanye, abo wagiriye mu bapfumu nta muntu urabamenya. Amabi yawe yose Imana yagiye kurengera. Utega imodoka ujya kuraguza nta mpanuka wahuye nayo. Inshuro zose wasambanye ntiwigeze urwara. N'abarwaye mwarakize, n'abakize yabahaye ubuzima. Wacururije ku giti Imana ikurinda ujya kurangura, ucururiza ku birozi Imana ikakurinda. Muri make ikintu Imana yagombaga gukorera batarihana yaragikoze. Nta rubanza Imana ifitanye namwe. Yakurindiye mu kabari, ikurinda wamanyuye amazi, ugenda wandika zigizage mu muhanda. Imana ibana nawe. Ubare inshuro wakuyemo indamuko, ubare inda umaze gukuramo. Ntago wigeze uhitanwa n'imwe. Iya mbere wayikuyemo wigira inkumi, wakubona yagira ngo uri inkumi, kandi ubyaye 7 urutwa na mama Charlene ubyaye 5, kandi ngo uri z'abakobwa. Nawe ubare inshuro watwaye inda uzikuramo, n'abantu baguteye inda batandukanye. Tuvugishije ukuri, Imana icyo yagombaga gukora ntiyagikoze. Mwaribye ntibabamenya, mwashenye ingo z'abandi ntibabamenya, mwarabahimbiye ntibabamenya, mwagiye muri bamwe mu bagabo b'ibigoryi Bibiliya ivuga ntihagira umenya ko ari mwe mwabikoze. Mwatanyije abahungu banyu, mwatanyije abakwe n'abakazana. Imana irabihorera irabareka mu makorari, mu gikuzimu kandi muri abaririmbyi. Imana irabahishira, mujya mu bapfumu mukazana imiti mu makorari, mukazana inigi mu nsengero, muza muri abarozi kabareka. Tuvugisha ukuri, abantu mutari gukizwa hari icyo Imana itakoze? Imana irashaka ko mukizwa. Ngo Imana ngo kundinda biri mu nshingano zayo. Biri mu nshingano zayo se uyihemba ngahe ku kwezi? Ku buryo byaba mu nshingano zayo. Itakurinze wayirega hese? Itagutabaye wayirega kwandi? Imana itahakubereye wayigira uti? Ibiri mu nshingano zayo yabikoze nk'umubyeyi, ariko se wowe nk'umwana ni icyo ukwiye gukora? Wakoze amakosa gufungisha ariko muri gereza ntiwajyayo. Wakoze amakosa kwicisha ariko ntiwapfa. Wakoze amakosa yatuma ukatirwa ariko uri kwidegembya. Murebe kuki udakizwa kandi ko Imana yakweretse ibyagombaga gutuma ukizwa. Burya igihe wakoze impanuka ugacika ukuguru, wagomba gucikamo 2 bakagushyingura, ariko Imana irabyanga kugira ngo nibura ukizwe. Igihe wabwiraga Imana ngo mbabarira umukobwa abandi simutera inda, koko ntago byabaye, ariko buri urumva Imana itarakumvise. Wagiye kwibuta imbabarira ntibamfate, koko ntibagufashe. Ugiye gusambana utimbabarira ntibazabimenye, kandi koko ntibabimenye. Urangije ubwira Imana utumbabarire sintwite ngo nkorwe n'isoni, irabikora. Icyo yagombaga gukora kugira ngo ukizwe burya yaragikoze. Nashakaga kubwira abantu mutarakizwa, aho uri mu byaha hirya no hino, iby'Imana yagombaga gukora yarabikoze. Ntago uzi umunsi n'isaha, ntago uzi igihe umujinya w'Imana uzakuziraho, ntago uzi amezi Imana izahagurukiraho, nta nubwo uzi imbabazi zayo zizarangirira kuri wowe, ntago uzi imyanzuro Imana izagufatira. Nge nakubwira ngo Imana itaragira ikirenzaho, hagaciro iby'Imana yakoze ukizwe, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uve mu byaha aho uri, ugere ikirenge mu cya Yesu kugira ngo imyaka yawe yiyongere, nunapfa uzapfire mu mwami. Tugiye gusenga Imana. Mana urera kandi urakomeye, urakiranuka, uri muzima kandi uri umuziranenge, uri igitare cyisungwa n'amahanga, uri ndiho kandi uri ntihemuka, uri mwiza kuri twe, tuguciriye bugufi kandi turakubashye.
aka kanya ndasengera abana bawe bakurikiranye ubu butumwa wampaye bw'uyu mwaka, ndabasengeye kugira ngo ubahe kumva no kumvira, ubahe guhinda no guhindukira, ubarengere kandi ubiteho, ubakure mu byaha. Ndasengera abanyabyaha ngo bakizwe kandi bakiranuka, ubahe kumenya, ubahe gusobanukirwa, ubahe kugera ikirenge mu cyawe, imbaraga zawe zigere ku mpande enye z'isi, imbaraga zigere mu gihugu cy'u Rwanda, imbaraga zigere ku bankurikiranye mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ubahe gufata umwanzuro wo kukumenya. Ndagushimye ko wabanye natwe kandi kukomeje kutugera neza mu izina rya Yesu, amen. Mbifurije rero amahirwe masa yo kugira ngo muhinduke kandi muhindukire munakizwe. Kandi nkomeje kubashimira mwese mukomeje gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye, kuri M.Charlene official. Nkomeje no gusoma comment munyandikira. Imana y'amahoro nikomeze kubaha umugisha kandi mwaguke mugubwe neza muri uyu mwaka dutangiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ashimwe, nitwa Mukeshimana Emerita, zwi ku izina rya M.Charlene. Ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanjye, aho tugiye kujya dukurikiranira ijambo ry'Imana n'ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye, n'impuguro zigenewe ibyiciro bitandukanye ndetse n'ibindi bifasha ubugingo.